ntacyo bibatwaye bidafite icyo bibabangamiyemo twese reka iteraniro twese duhaguruke. Bibiliya iratubwira ngo agasozi kose kazacishwa bugufi n'igikombe cyose kizuzuzwa. Bisobanura yuko mu nzu y'Imana ukomeye n'uworoheje kubera ubwami bwa Yesu turemerana mu ngobyi ya Nowa. Inyamaswa zitumvikanaga, intare yemeye kubana n'inka, intare yemeye kubana n'inka, intama, ihene byemera kubana n'ingwe. Iyo rero turi mu nzu y'Imana twese tuba turi bamwe muri Kristo Yesu. Munyemerere nibura kubera yuko bamwe ntimuherukanye abandi ntimuziranye, basusuze nk'abatandatu ubahe ikaze mu nzu y'Imana. Nibura nk'abantu nk'abatandatu basuhuze. Urasuhuzanya nk'abantu b'Imana zigusuhuza umuntu ukirebeshwa hirya nk'aho umunene. Basuhuze muze gusanga abo ngabo basuhuze. Basuhuze. Haleluya. Mugarukiye aho ngaho. Sawa na tuzamure ibiganza byacu by'Imana icyubahiro. Haleluya. Kongere kandi haleluya. Amen. Adufatanye Imana. Lord
Muzamura ku biganza byacu niba bikunda tumukomera amashikana amashavuga cyane umuntu ushobora kuvuga ngo haleluya navuga ngo haleluya kongereho haleluya kongereho haleluya mbere yuko tugiye kwakira washi kugira ngo twinjize umwanya mwiza wo guhimbaza Imana unyemerere ufate umwanya wo gusenga Imana sakuzavuga ngo haleluya ushobora kuvuga ngo haleluya navuga ngo haleluya kongereho haleluya kongereho haleluya mbere yuko tugiye kwakira washi kugira ngo twinjize umwanya mwiza wo guhimbaza Imana unyemerere ufate umwanya wo gusenga Imana Zaburi ya 25 uwa mbere Zaburi ya Dawidi Ego Uwiteka ni wowe ncururira mu mutima Ego Mana yanjye ni wowe niringiye ne gukorwa n'isoni Ego abanzi banjye be kunyishima hejuru Ego siko bizaba mu bagutegereza ntawe uzakorwa n'isoni abava mu isezerano nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni reka Yesu tumukomere amashyi tumushimire ku bw'iryo jambo reka twese twongere tuvuge ngo haleluya tuzamuye ku biganza byacu kugira ngo twamaze gusoma Bibiliya twongere tuzamure ku biganza tuvuge ngo haleluya tugiye gusengera muri iri jambo Dawidi aravuga ngo Uwiteka we niwe nshuti y'umutima ikindi kintu gikomeye Imana yawe niwe ikintu musabye niyo gukorwa n'isoni sakuza uvuga ngo haleluya nuko kurya nifuzaga yuko dufatanya muri iri sengesho nibura umuntu umwe mufate mu kiganza cyawe umuntu umwe we gufata babiri fate umuntu umwe mu kiganza udafata babiri umwe wenyine ibiganza byawe byombi
aha okay umwe ufate mu kiganza cyawe umuntu umwe we gufata babiri fate umuntu umwe mu kiganza udafata babiri umwe wenyine ibiganza byawe byo bifatishe bya mugenzi wawe aha okay nawe ni muntu usigaye we yagufata babiri fata umwe ikiganza cyawe kifatisha bya mugenzi wawe ho yagufata babiri ikiganza cyawe kimwe gifatisha ukuboko kw'iburyo ikindi kigufatisha ukuboko. Haleluya. Mbiriwe muntu iyo nshuti yawe ufatanye mu kiganza umubwire ngo ndumva nifuza gusengana nawe. Turanyemerera kubisengera yakwemereye yemeye kubisengera uyu munsi kuri uyu mugoroba ku isengesho ugiye kumusengera nifuza nawe kunyega amatwi ariko ukareba inshuti yawe ugiye gusengerana ugiye gusengerana nawe wewe ureba reba bagenzi bawe ugiye gusengera. Haleluya. Wongera umunyeganyeze uko utifuza kumusengera mwene data. Haleluya. Mu mbabazi Imana igiri ndumva nifuza yuko uyu mugoroba Yesu akubohora. Haleluya. Ongera uhamagare Yesu ubuzima butuma Yesu nkeneye umumaro. Nkeneye yuko abohoka mu izina rya Yesu. Zabura kuri burya bagusenga musengere mwene data. Niba ngombwa ubize ku maso yawe kugira ngo hatagira ikintu kikurangaza. Bana y'Aburahamu Isaka na Isirayeli uyu ni umugoroba w'umugisha uduhaye mu izina rya Yesu Kristo. Twamagana imbaraga ituruka mu bwami bwawe, twamagana imbaraga y'amaraso ya Yesu mu izina rya Yesu. Ikiganza cy'imbaraga cyoho nticyongere kumanuka muri kano bwawe. Amaraso ya Yesu none musengere mu izina rya Yesu. Ubohoze mu mbaraga zose z'amateka ibyabashimishije uyu mugoroba bimurekure mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu hamagara imbaraga y'umuriro ku mushana, hamagara umuriro, hamagara amaraso ya Yesu mu izina rya Yesu. Haleluya Yesu. Kurumva imbaraga yawe ibohora, kurumva imbaraga yawe ibohora, kurumva imbaraga yawe ibohora, kurumva imbaraga yawe ibohora. Ongera umusengere, ongera umusengere, ongera umusengere. Irukana w'indwara, irukana w'imigoye, irukana wo mu izina rya Yesu. Ibyamunanizaga kuri uyu mugoroba wawe mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Kugira neza kwawe bikubohora mu bushake, bikugukuraho indwara, indwara zafashe ubushake, ibyafashe imyanya y'ubuhumekero, ibyafashe umugongo, ibyafashe igituza, ibyafashe umutwe, ibyafashe amaso, ibyafashe amaguru, bitangiye kurekura, ibyafataga amaguru, bitangiye kumuvaho. Turategetse mu izina rya Yesu, tangira kurekura, tangira kurekura, tangira kurekura, tangira kurekura, tangira kurekura, tangira kurekura, tangira kurekura mu izina rya Yesu. Haleluya. Mu izina rya Yesu turumva kubaho kwawe, turumva kubaho kwawe, turumva gukira, turumva ubuzima mu izina rya Yesu. Dusengera urugo rwe, dusengera abana be, dusengera umuryango we, dusengera akazi akora, dusengera impano mu izina rya Yesu. Ibyo dayimoni yishe uyu munsi wa none bitangire kuzuka, ibyo dayimoni yamunanizagamo uyu munsi wa none uyu mugoroba atangire kuba muzima, atangire kwambara imbaraga, atangire kwambara imbaraga, atangire kwambara imbaraga. Ongera umusengere, ongera umusengere, sengera abana be, sengera ubuzima bwe, sengera urugo rwe, sengera umuryango we, sengera itorero rye, sengera abasura be, sengera mu izina rya Yesu. Haleluya. Wicika intege zo kumusengera
bitangaje ku bantu bawe. Urakoze urakoze Mwuka Wera kuri hano hantu kugira neza abantu. Izina ryawe rishimwe kandi rihimbazwe. Tugukomeye mu mashyi tugushimira Mana. Haleluya. Tugukomeye mu mashyi tugushimira Mana. Ongera ufate mu biganza bye byombi. Ongera ufate mu biganza bye. Fata mu biganza bye wirambirwa kumushengera. Mwirukane imbaraga yose ya Satani. Ibyarusha ubuzima bwe. Kandi ubyirukane. Tanga itegeko uti genda mu izina rya Yesu. Ongera utegeke genda mu izina rya Yesu. Tanga itegeko genda mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Ongera mu izina rya Yesu. Ongera mu izina rya Yesu. Ongera mu izina rya Yesu. Vuga murekure mu izina rya Yesu. Haleluya. Ongera Yesu mukomere amashyi menshi mu izina rya Yesu. Haleluya. Turagushimira Mwami Yesu. Zamura ku biganza byawe, zamura ku biganza byawe. Reka dufatane umwanya wo gushima Imana yuko Imana yumvise kuvuga kwacu. Mana ya Aburahamu ibiganza bifunguwe n'amashyi. Mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zacu n'ubwenge bwacu ntibyashoboye. Ariko ijambo ryawe kugira ngo dushoborwe nawe Yesu wumvira imbaraga. Tugukomeye amashyi kubera yuko wumvise gusenga kwacu.
yego reka tubakirize amashyi azinga Jean Pierre Mukanya turibuze kuguha umwanya kuririmba igare byishimo sinzi niba mubizi twebwe nk'abahanzi dufashwa cyane no kuririmba kuko hari igihe turirimba tukumva hari ikindi kirere twinjiyemo rero Imana ibaha ibyishimo ibyo muba afite mu mutima wanjye kuko nezerewe cyane ko nageze Kabarore naheruka mu myaka naheruka 2012 murumva nahageze ngo ni hashyashya cyane ariko ndashimira Imana iyo yampuje na mama Queen uyu munsi niwo wa mbere nabonanye nawe amaso ku maso ariko Imana ashimye ko uyu munsi ariko turi bubonane Mana turagushimye tuguhaye icyubahiro gushobora byose izina ryawe rishyirwe hejuru wakoze byinshi mu buzima bwacu tukabasha kurondora hari ibyo wagiye gukora twebwe ubwacu n'ubwenge bwacu burazibagirwa ariko uyu munsi twemereye twongere twibuke aho wadukuye twongere twibuke neza yawe reka icyubahiro kikugarukire reka imbaraga zacu zibone hagaragara izawe kuko twebwe ntacyo twashobozwa izina ryawe rishyirwe hejuru warakoze ku bwa byinshi ushyirwe hejuru n'Imana amen ntabwo nabonye ko ndi umumama afite abana batatu n'umugabo mwiza nkunda cyane So
aho hera hari igihe nifuza kuba nubwo iyo turi mu isi hari igihe bigera ukumva bakubwiye ngo ujyeyo ntiwagenda mu kanya ariko uburyo haryoshye byonyine wakifuza kugenda. Mana ishimwe, Mana ishimwe, haleluya. Ngiye kubabwira Imana nabonye njyewe mureba hano imodoka ya fuso yaciye hejuru kandi isigara uko naje kubabwira ngo bimenyekane ko iyo ngiyo ariyo Mana yansigiye ubumuga yego ariko muri iyo nkari nabwira mwari bubimenye ntabwo mwari bubimenye ariko nyine niyo mpamvu nakomeje kuba nakunda kwicara nuko hari igihe nahagarara umwanya munini ariko ibyo ntabwo bijya binkanga kuko kuririmba nicyo cyonyine cyandokoye gituma mbaho. Kenshi iyo ngiye kuririmba ahantu njyana n'umuntu tuziranye kugira ngo ntaza kuvuga ibyanjye nkongeraho nguriya ni inshuti yanjye twarabanye muri ubwo buzima bw'umubabaro imodoka yarangonze ubu ndamugaye ukuguru ariko ntiwabimenya Imana yabivunjemo ituma amenya kwambara neza kugira ngo umuntu wese uzambona ntazamenye ko mugaye. Haleluya. Hanyuma ima no kubyibuha kugira ngo nubona ujye ugira ngo nyine ni umubyibuho utuma ngenda gutyo ariko byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Haleluya. Niyo Mana naje kubabwira, niyo Mana yatumye ndirimba ngo nkagenda neza nkaba ndi kugenda noneho nkanacumbagira natangaye ubundi umunsi urugendo rwese nk'urwo nakoze njya mbyimba amaguru bigatuma ntabasha kwisanzura ariko uyu munsi ntusanzwe. Haleluya. Uyu munsi ni umunsi turi buboneho Imana amaboko hejuru dushima Imana. Haleluya. Reka badufashe badushireho indirimbo yitwa bimenyekane ko Uwiteka ari we Mana. Mana we nibimenye kane kuturinda impanuka tugenda
kugenda bimenyekane bimenyekane Imana ya Isiraheli niyo mana aravuga ati nimubagote bose arabica arabarangiza kuva uwo munsi biramenyekana hose Imana ya Eliya niyo mana bigeze ku kirengarenga cy'umunsi Eliya asa n'igicaniro Imana nayo iramwumvira Imana urumuriro itwika igitambo abahanuzi ba Bayali barumirwa Eliya arababwira ati mubimenye mwese Imana ya Isiraheli niyo mana aravuga ati nimubagote bose arabica arabarangiza Imana ya Eliya niyo mana bimenyekane kuturubyaro mana bimenyekane bimenyekane ayiwe bimenyekane ko bisura amateka
Haleluya. Bimenyekana ko Uwiteka ari we Mana. Nawe waramubonye. Katuririmba indirimbo ivuga ngo umutima wanjye himbaza Uwiteka kuko ndabizi neza ko byaduteranirije aha ngaha uyu munsi ari ugushima Imana. Nimba nawe hari icyo wumva wabwira Imana, washimira Imana, ufatanye nanjye, iri mu njyana y'Ikinyarwanda nta muntu utazi kukibyina, mwihangane mumfashe dushimire Uwiteka. Haleluya.